Ya turabashuhuje abakurikiye Neodo Rwanda ewan. Nitwa Neodo, umwana w'Imana, murumuna wa Kristo. Ayo niyo mazina yanjye. So abantu rwose mugikanda mugira ngo murebe iyi video, ntago ari mwe mwiyoboye hano ahubwo ni Imana ibayoboye. Imana ikomeze ibaho umugisha. Welcome to my YouTube channel, Neodo Rwanda. Ya umusore turi kumwe, reka tubanze twumve icyatumye aza hano kuri kamera kugira ngo tubashe kuganira hano kuri Neodo Rwanda. Ni umugisha ukomeye cyane. Bakwita gute musore wanjye? Amazina ni Dusengimana Jean de Dieu. Ongereje. Amazina ni Dusengimana Jean de Dieu. Gitumye nza hano rero nabakundaga cyane. Ibintu bimeze neza cyane. Aya nibyo. Natwe turabakunda kabisa mwibara ahangaha. Warebwa n'abantu 50, 100, 500, ibihumbi 10 ahangaha kuri Neodo Rwanda. Ni umugisha byonyine kuhagera. Uri iki, ukora iki, bimeze gute? Ndagira ngo tubwire. Ubusanzwe ndacyari umunyeshuri kandi ibyo byose bifatanya n'ibintu n'ubuzima bwo hanze, nshakisha imibereho mu buryo busanzwe nk'ubw'abandi bashaka, ariko cyane cyane nkunda umuziki cyane wa gospel. Umuntu wihaye Imana bikunze cyane kandi Imana ndabibona itangiye ishyigikira. Uri muri ba bantu baririmbira Imana ubundi natwe tugafatiraho. Abo genda bakunda cyane abantu baririmbira Imana ubundi natwe tukaboneraho. Ntago nkunda baririmbira abantu, nkunda baririmbira Imana ubundi natwe tukaza nyuma twishimira umurimo w'Imana uri gukora. Ufite nk'ingoma zingahe zimaze gusohoka? Ingoma ntago nayo natangiye, ariko muri iki cyumweru kigiye koza numva ko abakunzi banjye abambonye ubu ngubu niho nyikijya ku binyamakuru. Urebye ufite ingoma muri studio zenda kujya hanze mu minsi. Banyarwanda rero uno muvandimwe mu mushyigikire, afite ingoma zenda kujya hanze. Yaraje kugira ngo yiyereke abanyarwanda babanze bamubone, abanze ababwire ubwino bwe yuko mwamushyigikira mu gukora umurimo w'Imana byonyine. Nta dusenga Imana. None ndagira ngo ni gute wiyumvisemo nyine kumva waba umuhanzi nyine ugashyira uko wiyumva amarangamutima yawe cyangwa ubwino bwawe ukabushyira hanze, ariko mu buryo bwo kuririmbira Imana? Ni gute wabyumvisemo? Njya kubyiyumvamo ubundi nabitangiye ngitangiye igihembwe cya 2 mu wa 4. Twagize agatsinda ku ishuri. Nahuye n'inshuti zikunda umurimo w'Imana mu kuririmba, ntanjye mbikunda. Ndavuga ati ni amahirwe kuri njye, cyane ko nakuze nkunda ibintu bijyanye n'ingoma cyane. Umuziki narakundaga, nkumva aho ndi hose natwaye n'umuziki. Umuziki byo ni nta muntu utawukunda pe. Nta muntu utawukunda. Nanjye ubu ngundi umuntu ukunda umuziki, ariko mba numva hari igihe kizagera nanjye nkashyira ibindi mo hanze mu gihe gikwiye. Ariko we niba warabitangiye komerezaho, nta waguca intege mu bintu by'Imana. Turacyakurikiye Neodo Rwanda n'umusore wacu Dushima Imana ewana, kandi abizi yuko muraza ko mwishimira. Ndagira ngo aduhe nk'agasampo ku ngoma imwe muziri muri studio, mwumve niba muzabamo, twumve ibintu aduhishiye. Aduhe nka rofre byibura imwe tubanze twumve ibyo. Urebye mu buryo nyine naba byata umuziki wanjye uteye gospel, cyane ko hari abantu nyine ureba barora imodo mu buzima ukavuga ati nanjye